Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye gushima Imana muri kino gitondo. Imana itugire neza, Imana iduhaye umunsi mwiza, umunsi w'umugisha ku buzima bwacu. Uwiteka abishimire kandi abagire neza. Kuri mwebwe mukomeje gufata umwanya wanyu wo kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga. Nkunze kubivuga, ntugatangire umunsi udasenze cyangwa se ngo ugire ikintu na kimwe ukora ujyamwo udafashe umwanya wo gusenga ushima Imana kuba yabanye nawe, Imana iba yakurinze muri iryo joro ukaba wisanze uri muzima. Hariho benshi uyu mwanya tuvugana batashoboye kubyuka ari amahoro, ari bazima, bashobora kuba bagwaye cyangwa se bahuye n'ibindi bibazo bitandukanye, ariko wowe wabyutse uri muzima. Niba nanone bitameze neza, nagira ngo ubwire ngo Uwiteka arahari kugira ngo atugirire neza, arahari kugira ngo adukize, arahari kugira ngo atubohore. Imana rero ibagire neza kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga no kumva ijambo ry'Imana. Muri kumwe nanjye Arsene Ndikumana muri ibi bihe byiza bya morning prayer. Mureke dukomeze dusome ijambo ry'Imana, twongere tuje mu bihe byiza byo gusenga. Ijambo ry'Imana tugiye gusengeramo muri kino gitondo turasoma mu gitabo c'Abaroma, Abaroma igice ca 15 umurongo wa 13. Abaroma 15 umurongo wa 13. Bibiliya iravuga, Imana nyiri byiringiro ibuzuze umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Iki gitondo ndashaka gutera intege umuntu wese ariko aranyumva. Hari igihe tunyura twese mu bihe by'ubuzima, umuntu akabura amahoro, umuntu akabura ibyishimo, umuntu akabona ibintu byose biranze, umuntu akabona ibintu byose nta kintu na kimwe kiri kugenda neza. Abantu bamujugunye, abantu bamuhemukiye, abantu bamusize ku ruhande, ariko Imana nyene amahoro, Imana nyiri byiringiro muri kino gitondo ikuzuza umunezero. Haleluya. Biravuze ngo umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera. We wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza ubugingo bwawe, we wakiriye Kristo mu buzima bwawe, reka muri kano kanya, reka muri kino gitondo Imana ikuzuza amahoro, Imana ikuzuza umunezero. Urabize amahoro yacu n'umunezero wacu ntabwo bituruka mu by'isi duha, ntabwo bituruka mu by'abantu baduhaye. Umunezero wacu, amahoro yacu bituruka ku Mana. Iyo ufise amahoro aturuka ku Mana, haleluya, uba wumva uguwe neza. Nubwo waburaye, nubwo wabwiriwe, nubwo nta kazi uba ufite, nubwo nta rushaka uba urabona, nubwo nta rubyaro uba urabona, ariko kubera ko amahoro y'Imana, haleluya, ari mu buzima bwawe, umva utuje, umva uguwe neza, umva ibintu byose bimeze neza. Bibiliya yatubwiye ngo Imana nyiri byiringiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro. Haleluya. Amahoro ndayatura mu buzima bwawe, umunezero ndawatura mu buzima bwawe. Nanone ntabwo dushobora kwirengagiza ko hari ibitangaza Imana ikora mu buzima bwacu, bigatuma twishima, bigatuma tunezerwa, bigatuma twumva tuguwe neza. Yesu ashimwe cyane. Ibyo nabyo ndabyatura ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Niba hari igitangazo rutegereje cyatuma urema mu mutima wawe, cyatuma wakira amahoro, cyatuma wakira ibyiringiro muri kino gitondo, haleluya, reka wizere ngo kuko tubiheshwa no kwizera. Reka wizere ko Imana hari ikintu igiye gukora mu buzima bwawe. Reka wizere ko Imana hari ubuzima igiye kukunyuzamwo bw'umunezero n'ibyishimo. Haleluya. Birashoboka ko wamaze igihe kinini uri mu gahinda, uri mu mubabaro, warataye ibyiringiro, abantu barakujugunye, baragusize ku ruhande, ariko reka Imana muri kino gitondo yibuka ubuzima bwawe. Reka Imana yibuka isezerano riri ku buzima bwawe. Reka Imana ikugenderere n'abandi bose bagutaye, n'abandi bose bagusuzuguye, babone ko ufite Imana igira neza, babone ko ufite Imana ikora ibitangaza, babone ko ufite Imana ihindura ubuzima, ihindura amateka. Muri kino gitondo ongera kandi uzamure kwizera kwawe, ongera kandi wiringire Imana, kuko Imana iraje kugira ngo ikuzuza amahoro n'umunezero ngo byuzuye rwose, bikwiriye, bisendereye mu buzima bwawe. Haleluya. Icyama muri kano kanya ukizera rino jambo, ukarigira iryawe, ukarihagararamwo, ukarigenderamwo, riraza gukora ibidasanzwe mu buzima bwawe. Reka dusenge muri kano kanya. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kuko uri Imana igira neza,
ijambo ryawe mwami ni ukuri. Ijambo ryawe iyo turyumvise, iyo turyizeye, ribasha gukora mu buzima bwacu. Ndasengera mwene data reka aranyumva muri kano kanya mwami, reka umwuzuze amahoro n'ibyishimo, reka umwuzuze umunezero wuzuye mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami dore yanyuze mu bihe bikomeye, ariko arashaka guhemburwa nawe, arashaka ubutabazi buvuye iwawe. Mu izina rya Yesu Kristo mukorera igitangaza, icyo gitangaza kimunemere umunezero, kimuremere ibyishimo mu izina rya Yesu Kristo. Abamubona, abamureba baze kubona ko ari kidasanzwe cyakoretse mu buzima bwe, kubera ko yizeye imbaraga zawe, yizeye ijambo ryawe. Urakoze mwami, turagushimiye. Uyu munsi ubane n'ubwoko bwawe, umugisha ube ku bana bawe, ibyo baza gukora bitandukanye bihabwa umugisha, imirimo y'amaboko yabo ihabwa umugisha. Ubarinde bagenda, ubarinde bagaruka. Amaraso ya Yesu Kristo abagote bene imiryango yabo. Urakoze kuko uri Imana igira neza, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagire neza, mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom shalom.